guys, welcome back to my YouTube channel with the sisters. Twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu with the sisters. Twizere ko mumeze neza, natwe tumeze neza, kandi turabifuriza ko namwe mumererwa neza aho muri hose. Nkuko mubibona rero, uyu munsi twagarutse, turi mu gikoni. Uyu munsi tugiye guteka. Tubahaye ikaze mubane natwe. Nkuko mubibona, ngiye guteka izi nyama, ngiye gukora barbecue. Hano buharashyushye. Ibi ni ibikoresho ngiye gukoresha. Ubwo mubane natwe, ndabereka etape par etape uko ndi butangire nuko ndi busoze. Ntimujye kure rero, mubane natwe mu gikoni. Ni karibu rero. Nkuko mubibona rero, ahangaha ndatangira nkata izi nyama zacu tugiye kotsa, tugiye gukora barbecue. Ibi ni ibikoresho bitandukanye nifashisha ndimo gutunganya izi nyama. Mbibutsa ko ubu nabanje kuzoza, ndazoza, namara kuzoza nkazihanagura. Ushobora guhanagura ukoresheje serviette cyangwa ugakoresha, nakoresheje paper towel, nayo imaramo amazi neza. Ugomba kumakinga sure ko amazi yashizemo, kuko iyo zitose ntago ari byiza, kuko ibi birungo tuba turi bukoreshe aya ni ama spice rero uzishyira ku nyama zumutse. Biba byiza iyo umaze kuzoza ukazihanagura neza, ukamaramo amazi yose, ndetse iyo bibaye ngombwa urategereza kugira ngo amazi ashiremo. Nkuko mubibona rero, ndabanza nzikate. Ni uburyo bwiza kotsa, ni uburyo ushobora guhinduramo menu yawe. Abantu benshi bakunda guhura n'ikibazo cyo kwibaza ngo uyu munsi turateka iki. Icyo kibazo kiragora abamama cyane, ariko mbibutsa ko burya no kotsa nabyo ni akandi kameni gashyashya uba wongereye mu byo kurya bya buri munsi, umunsi ku munsi. Aha rero nifashisha na buji. Iyi ni buji nishyiraho just kuko ndi gutekera hanze, nirinda ko amasazi yashobora kuza cyangwa se imibu. Iyo uri gutekera hanze ibyo ntibyabura, ariko iyi buji iramfasha, kandi ibiri mu gakombe kugira ngo umuyaga utaza kuyizimya. Ubwo rero urabona ko ndabanza nkaraba intoki kugira nizere umutekano w'isuku d'abord. Hanyuma akenshi nkunda gukoresha ga. Ushobora gukoresha ga, cyangwa se waba utazifite ntacyo bitwaye, ushobora gukoresha intoki, ariko ukamakinga sure ko ukaraba inshuro nyinshi kugira ngo wizere isuku urimo urakoresha. Rero nkuko mubibona, izi ni ga njyewe nkoresha. Ndimo kwambara ga, hanyuma ntarangiza nkakora bya birungo nababwiye, ni ama spices. Niyo ngiye kwifashisha, ngiye kumarina. Ushobora gukoresha spices ukunda, biterwa n'izo ukunda. Njyewe mu by'ukuri izi nizo nkoresha cyane cyane mu rugo, nizo nkoresha kenshi. Iyi ni Montreal chicken. Montreal chicken ndayikunda kuyikoresha ku nyama nyinshi zitandukanye. Iyi ni garlic. Garlic nayo murabizi ni nziza cyane, igira umumaro ukomeye cyane mu mubiri wacu. Iyi rero, iyi nayo ni black pepper. Black pepper nayo ndayikunda rwose. Black pepper irahumura neza. Iyo ntabwo ndi buyikoresha, ni cinnamon, ntabwo ndi buyikoresha uyu munsi. Iyi nayo ni black pepper. Iyi ni garlic nayo. Donc ushaka gukoresha ibirungo ukunze, ibyo ukunda, ibyo ufite mu rugo ushaka kubikoresha. Ntabwo ari ngombwa gukoresha ibi ngibi, biterwa n'ibyo ukunda. So ndatangira nshyiraho Montreal chicken. Montreal chicken ndayikunda cyane, nyikoresha ku nkoko, nyikoresha kuri steak, nyikoresha kuri pork. Montreal chicken is the best. Njyewe ndayikunda, niyo like hari n'igihe ariyo nshyiraho yonyine, nta kindi kintu kiriho. Ibirimo umunyu, ibirimo irahumura, kandi ukabona ko ni inyama yawe isa neza rwose.
mba ndi gucunga n'abana nyine ntabwo biba byoroshye, murabizi ko hano nta batantine dufite, aba bafite mujye mubafata neza cyane, badukorera akazi keza murabizi. Donc iyi rero iyi ni black pepper ngiye gushyiraho, nshyiraho gake gake gashoboka, gake cyane kuko iyo igiyemo ari nyinshi izanamo akantu kameze nk'urusenda, kandi rero abana ntabwo bagakunda, iyo bumvishemo agashaririye bahita bakubwira ko batari bubirye, so nshyiramo gake cyane. Rero namara gushyiramo black pepper ndashyiramo na garlic nayo ihumuza ibiryo murabizi, ndayikunda nayo nshyiramo gakeya kugira ngo itaza kubamo nyinshi. Iyo ushyizemo spice nyinshi hari igihe ujya kumva byajemo umunyu mwinshi, kuko izi spice zose ziba zirimo umunyu, gusa iyo udashaka izirimo umunyu ushaka kugura, hari iziba zirimo umunyu hari n'izitaba zirimo umunyu, wihitiramo rero bitewe n'uko ubishaka. Ngiye nkoresha izirimo umunyu, niyo mpamvu iyo ngiye gusezoninga inyama nshyiraho ibirungo bike cyane kugira ngo bitaza kumvikanamo wa munyu mwinshi. Aha rero turangije kumarina. Ushobora iyo ufite umwanya urategereza, ushobora nko kubishyira muri firigo bikamaramo nk'isaha, ushobora gushyira muri firigo cyangwa se ugahita unazotsa ako kanya, nta kintu bitwaye rwose, ibirungo byacu biba byamaze kwinjiramo neza cyane. So aha rero turatangira twotsa, turangije kumarina cyangwa se gusiga ibirungo ku nyama zacu. Iyi ni barbecue nkuko nabibabwiye, rero mba nayicanye mbereho gatoya hagati y'iminota 5 n'10 kugira ngo ishyuhe, tuze gutangira kotsa yamaze gufata umuriro, ishyushye imeze neza. Aha rero ngiye gutangira nshyiraho inyama, bisaba ngo ushyireho imwe imwe kandi nabwo uzishyireho zitandukanye, utazigerekeranyije cyangwa ngo zegeranye cyane kugira ngo zize gushya neza. Murabizi ko inyama mu by'ukuri bigomba kuba ihiye, idahiye ishaka kugutera ikibazo. Rero wirinda kuzegeranya cyangwa kuzihekeranya, ubundi ukaza kurya inyama yawe imeze neza. Nk'uko nabibabwiye rero ni uburyo bwiza bwo guhindura menu. Hari igihe tuba tumenyereye guteka amasosi cyangwa se umuntu agahora yibaza ngo ariko ejo ko twariye ibi n'ibi, uyu munsi turarya iki, bigufasha guhindura, ukumva ko wariye akantu gashyashya. Kandi nyine akenshi abantu badakunda amasosi, kurya inyama yumutse, uburyo bwiza ni ukuyotsa. Ushobora kotsa rero wifashishije iyi barbecue yo hanze, ushobora kotsa ukoresheje ishyiga risanzwe ryo mu nzu, ugakoresha oven nayo irazotsa neza cyane. Ushobora kotsa inkoko, ingurube, inka, ushobora gukoresha barbecue kimwe n'uko ushobora gukoresha oven yawe. Aha rero tumaze gushyiramo inyama zacu, turapfundikira hanyuma dutegereze iminota mikeya. Bisaba kuzicunga ko ntago zitinda. Murabona rero ko ahangaha tugiye guhindura ku nshuro ya mbere no kureba uko byifashe. Murabona ko ibyo ari byose inyama ntaho ziragera, ziracyari kure, ariko bisaba guhindura kugira ngo zize gushya impande zose neza kandi zidashiririye, kuko iyo utinze guhindura nanone usanga hari igihe uruhande rumwe rwahiye urundi rutahiye. Bisaba guhindura kenshi gashoboka, nka 3 cyangwa se 4. Bituma unareba aho zigeze nyine kugira ngo utaza kuzirangarana zigashirira. Rero uburyo bwo kotsa ni uburyo bwihuse butavunanye.
turongera dupfundikire tuze kugaruka kureba mu kanya uko byifashe. Ushobora kubukora utundi, murabona ko n'abana nabo baba bakeneye mama wabo byose no kubivangavanga ariko bikagenda neza kuko nta kundi twabigenza. Tugomba kubifatanya byose nk'uko mubibona rero. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga ugomba gushaka ikintu kiri bugire vuba bitewe n'uko iyo wiriranywe abana mu rugo surtout yari muri weekend, hari igihe ubona ko nujya mu byo guteka ibintu byinshi biri bukugore. Niyo mpamvu rimwe na rimwe utekereza ikintu kiri bwihute kandi kitari bukubuze no gukora ibindi. So kotsa rero biri mu buryo bwihuse bwo guteka kandi ushobora gukora n'ikindi kintu, ukaba urimo urareba abana, urimo urakina n'abana kandi nabwo ntibikubuze guteka. Bitandukanye n'uko ushobora kuba ushyizemo igitunguru bigashirira ugiye kureba abana. Niyo mpamvu nababwiye ngo abantu bafite abatantine babafasha, abatantine bubahwe cyane. Ni akazi katoroshye ariko kandi no kwirerera umwana ntako bisa, byose umuntu aba agomba kubyinjoyinga. Nabo baba badukeneye mu mikurire yabo, bakatubona igihe gishoboka. Niba ababyeyi bari hano mu nyumva, murabizi ko nta kiruta kwirerera umwana. Twagarutse rero twongere turebe uko byifashe hano kuri gahunda yacu yo mu gikoni. Murabona ko noneho byahinduye ibara, byatangiye gufata akarangi. Wow, birasa neza vraiment. Aha noneho watangira gutekereza ko mu minota mikeya uri bukore ku munwa. Urabona ko n'akarima k'igikoni harimo imboga, inyanya, za dodo. Mu kanya dushobora kurya n'ubugari ku badashoboye gushikura akanyama mubona hariya, ubugari hafi aho. Ubwo mama mu kazi kose kuri dodo no kuri kinazi hafi aho. Rero ni urusenda narwo ubwo kuba rubasha nabo bagomba kwitabwaho. Za dodo zirahari, seleri zo guhumuza, utunyanya dutoya ushobora gukoramo salade. Byose ugahuriza hamwe ukarya indyo yuzuye. Iraryoshye, biri guhumura. I wish ko mwakumva umuhumuro uri hano muri iki gikoni. Murabibona vraiment, ahangaha irahiye neza cyane. Tugiye kuyitegura. Murabona ko ni ibintu bidatinda vraiment, bigira vuba kandi ukarya neza bitagutwaye umwanya munini, cyangwa ngo bigusigire akazi kenshi, akazi ko koza amasahani, akazi ko gukora amasosi. Nabyo bifata umwanya. Ukarya mu gihe gitoya kandi ukarya neza. Ushobora gutegura ka dini ka nijoro, ibiryo bya nijoro. Ukategura inyama yokeje, ugashyiraho, ushobora kotsa ikirayi ku ruhande, ushobora kotsa igitoki, ushobora gushyiraho salade. Ubundi ngo abagabo nibo bakunda ibintu byo kotsa, ariko kandi natwe abagore tugomba kubikora neza tukabishobora. Murabona ko bitagoye. Reka rero mbashimire mwe mwese mwabanye natwe mu gikoni cy'uyu munsi. Imana ibaho umugisha kandi mbibutsa ko kuri With the Sisters nakagaruka ibiganiro bitandukanye, inkuru, entertainment, byinshi bitandukanye. Niba rero utarakora subscribe, please wibuke gusiga ukoze subscribe, ntugende utayikoze, ukore like, ukore share, wisangize n'inshuti zawe. Turabakunda rero. With
the sisters nakagaruka. Bye bye.